ikaze mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi tugiye guteka bino bitoki muri kubona, ubona ko ni ibitoki byiza biryoshye bikaranganye na sesame. Ibi ni ibintu nagerageje mvuga nti ibintu byaba bimeze gute, hari ukuntu umuntu azi guteka nk'ibiryo ukumva uzi kubiteka nko mu buryo bumwe cyangwa bubiri gusa, ukagerageza rero gutekereza ibindi bintu. Natekereje guteka igitoki muri ubu buryo, mbona biraryoshye, ndavuga nti ngomba kubisangiza abakunzi banjye kuri YouTube. Rero niba utarakanda subscribe ubikore. Mu gutegura iki gitoki turakenera amavuta, amavuta nyine ari ku ipanu nk'uko muri kubibona, ukayashyushya kugira ngo tuze kuyateka mu cya gitoki. Kandi mashyiga turaba dufiteho indi panu, hanyuma duhite dushyiraho amavuta make cyane. Muri aya mavuta duhite dushyiramo igitunguru twakasemo nyine dutoya. Uragikarangaho gatoya ariko mu gihe bitarashya cyane, bimaze gufata umuriro gato, ugashyiramo ka beef masala. Beef masala ni ikirungo ubundi gisanzwe kijya mu nyama, ariko inyama z'inka, ariko no muri ibi ngibi navuze nti reka nshyiremo numva uko bimeze, bituma bihumura bikanaryoha. Rero ko nshyizemo na sesame. Ushobora gushyiramo sesame nyine iringaniye bitewe n'ibitoki uri butegure uko biri buze kuba bingana. Hanyuma rero amavuta yamara gushyuha neza, ugahita ushyiramo ibitoki byawe. Iki gitoki kiraryoha kandi kugitegura biroroshye, mbese ni sawa cyane pe. Muzagerageze hanyuma muzambwira ko byari bimeze. Rero muri bya bitunguru, sesame, beef masala, duhise dushyiramo n'umunyu nyine mukeya kugira ngo ibiryo byacu bize kuba bifite uburyohe. Ntabwo ubikaranga ngo birinde ubwo bisa nkaho bishiririye. Hanyuma rero nkashyiramo na soy sauce. Utayikunda ushobora kuyihorera ukaba wayisimbuza gushyiramo sauce tomate nyinshi, ariko ndashyiramo nyine ka soy sauce, hanyuma nshyiremo na sauce tomate nkeya, nk'igice cy'akagashashi ka sauce tomate ya sorghum, ukayishyiramo rero. Hanyuma nayo ukayigaragura neza igashyana na bya bindi byose. Umuteka ku muriro uringaniye kugira ngo bidashirira nyine, bikaba nta buryohe. Ibiryo byashiriye bitakaza uburyohe. Tumara kubivanga neza rero, umuntu agenda ashyiramo amazi makeya yo kugira ngo nyine bise nkaho byoroha, binafate n'umwanya wo gutogotaho gakeya, bigashya neza mu buryo ubyifuza. Birinda gukoresha ibizi byinshi ngo bigire isosi ndende. Ushaka gukora nyine akantu kameze nk'agasosi gafashe, nk'ikintu cy'ikivuge niba ariko nabyita, kitafashe cyane, kitanarekuye cyane. Nyuma yuko ka gasosi gasa nkaho kumutse, turashyiramo rero tungurusumu. Iyi ni tungurusumu nasekuye, hanyuma rero nkayishyiramo nayo nkabivangamo. Ubona ko ibi birungo nyine iyi sosi, navuga ngo ni isosi ariko ni nkaho ari ibirungo twateguye. Ubona ko y'amazi asa nkaho yakamye, ntibifashe, ntibinarekuye cyane. Hanyuma rero tukarura na bya bitoki byahiye mu mavuta neza. Ntabwo urindira ko birinda gukakara cyane. Iyo umubonye bimaze kumuka, ushobora kubyarura, hanyuma ugakomeza gahunda yawe yo kubiteka rero. Maze kwarura bya bitoki neza, ushobora kubitegurira mu kindi gikoresho ariko si ngombwa. Nkanjye urabona ko yapanumise nkuramo ya mavuta, niyo ngiye guhita nshyiraho. Ubwo umuriro uba wawujimije kugira ngo bitasa nkaho bihita bishirira, kuko ipanu iba yashyushye cyane n'undi yari iriho amavuta. Rero uba wakuyeho umuriro, hanyuma ugahita usukamo cya kintu cy'ikirungo wakoze ku ruhande, harimo sesame, ibitunguru, tungurusumu, beef masala, twashyizemo iki kindera, umunyu, hanyuma ukabivanga neza. Uravanga ku buryo bigeraho buri gitoki cyose ubona nta hantu kigifite hasi umweru, ukabivanga nyine gake mpaka hose bikwiriweho. Ushobora gushyiraho akariro gake kugira ngo bidahora burundu, ariko ugashyiramo akariro gake cyane gashoboka. Ubona ko rero bimaze gukwiraho kuri bya bitoki byose. Nuko nguko ushobora gutegura ibi bitoki
biba bikuryoheye cyane. Ushobora kubitekana wenda n'izindi mboga, ukaba wakora n'agasalade ku ruhande, byose biba biryoshye. Nyuma rero turabyarura muri iki gisorori, n'ubundi umuntu yakwaruriramo n'ifiriti zisanzwe. Nuko nguko rero bigaragaye. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye uko twabiteguye. Mukomeze muntere inkunga y'ibitekerezo, mwandika muri comments, mukande subscribe, musangize bagenzi banyu ibyo muba mwabonye kuri iyi channel yanjye. Ndabakunda, bye bye.